zacu twiremera umunezero tananira babiri bakundana na buryarya basangira kabisi nagahiye bagakabya inzozi mw'isi biremeye. Injira. Urwetaji. Mwiriwe neza mama. Umaze kumenyera se? Usanga ndi nsubiramo amasomo. Ariko nta kibazo maze kumenyera. Kiza cyane. Usize ibyo bakoraga ku ruhande gato. Tugira icyo tuvugana aho urabisubiramo n'ingenda sintinda sibyo? Nta kibazo. Kuko nabikubwiye ejo rero. Narije kukubwira ko mu kwezi gutaha tuzajyana mu Bushinwa. Nkazajya kukwereka uko kazi gakorwa kugira ngo mugenda hari ujye ufatanya na Tatiana kugakora ndetse na Damiye. Sibyo? Nta kibazo mama. Cya kabiri rero nashaka ko tuvuganaho ku bibazo mfitanye na mama wawe. Ni ukuri jyewe ntabyo nzi dupfa pe. Nk'uko François yabikubwiye. Ubwo rero navuganye na François ko tuzajyana mu cyaro mama wawe aba kugira ngo tubashe kubiganiraho dukemura ibyo bibazo. Ntabwo ari byiza pe. Mama no kuri icyo kintu kirakwiriye pe. Numvaga nanjye ari ikintu kindemereye mu mutima wanjye. Ahubwo no kungezaho ibitekerezo byanyu nanjye nkumva ko hari inama natangaho cyangwa nanjye ari ibitekerezo nakongeraho tukareba uko twabikemura kuko kuva naza ahangaha pe mama wanjye ntabwo tukivugana neza. Tumeze nk'abantu bafitanye utubazo ni kwera ko yambujije kuza kuba hano ariko nkamwangira nkaza rero ntabwo tumeranye neza mu by'ukuri ariko ni ikintu cyiza pe. Ikindi nashaka ko tuvuganaho rero ni iki nako ndagira ngo ubaze niba kuba hano bitababangamira mwembe we na Divine. Gusa hari ikintu kimwe wakoze cyiza cyane kuba waremeye kumufasha atwite nabyo ni by'ingenzi. Ni ubupfura pe wagaragaje. Urabizi ko ari abasore benshi batabyitaho. Ubwo nagira ngo numve niba bitakubangamira nzamuhamagare muganirize. Mama ntabwo byoroshye pe ariko n'undi mu buzima busanzwe tujyana utubazo twa hato na hato. Gusa umwanzuro nafashe warabuzi ndumva bitazambangamira cyane. Ni byiza noneho nari natekereje kubikubaza kugira ngo numve bikubangamiye turebe ikindi twakora. Ubwo rero umva nta kibazo ufite tuvakomeza ukaba ahangaha. Niyo yahangayikisha. Divine tuzagira uko tubikemura cyinaho ntabwo ari ibintu bizagorana cyane. Sawa rero urakoze. Murakoze cyane. Reka ngende ukomeze ibyo wakoraga rero. Nta kibazo reka mbaherekeze. Sawa muramuke. Yego. Merci. Karibu. Uba beza. Merci. Ese wabonye kuba muri appartement ari byiza hanyuma avantages yabyo ni izihe? Bon, ni heza, ni sécurité, haratuje. Ni umusirimu cyane. Wow. Shira ryose. Ubwo zigema muri kireje. Kera cyane hashoboka. Really? Ubundi nyuma nk'iyo nagiye gusoma mama wanjye bahari kuyenze. Ngiye kumusura kenshi nyine mu banzimanza. Icyo afite ngo mpatse kumwaje. Ngo barakunze usura nk'umuntu kambere nyine kagwitse tumiza byere. Kongeye byere. Cyacyo ndazemera. Ariko ntacyo nanjye buriya ntago inzoga kenshi ntago ndikunda. Nyine mfataho sometimes ariko nyine
ntabwo bivuze yuko ntayikuzimanira gusa ko it's okay next time. Wangu cyangwa kera warazangaga? Kera ntabwo nazikundaga, ntabwo rwose narebagaho, ariko nyine nyuma naje guhindura imyumvire, ubu nyine mfata gake gake. Bishatse kuvuga ko ndaje ku buryo wumvaga ntasuka gupfa gukina umuntu w'inzoga, wazanga kugeza ku rwego kumva kutabara umuntu w'inzoga. Okay, urugero wari nk'umugabo w'inzoga wabigenza gute? Anyway, sinabimenya ariko nibaza ko nko ku mugabo ntabwo muri iki gihe kubona umugabo wujuje ibyo ushaka 100% ntabwo byoroshye, ariko bitewe n'abantu nyine ganira nabo benshi rimwe na rimwe nyine biba ngombwa ko wita ku bese ku byo umupartner wawe ashobora kuba yujuje biri ngombwa, ngo iby'inzoga ntawamenya. Umanga cyane. Okay, inzoga tubyihorere wenda tani ngusura zakiza byeri cyangwa se wono nsura tuzayisangira muri izo nshongeye ushobora kuba wawimwe. Oui. Waje. Nta kibazo nanjye urasanga nsoje. Sawa. Let's go. Mari going. Ese Marco. Oui. Wabaye iki ko numva uri gusakuza? Nabuze Marco. Uri umushakira iki? Ndashaka nyanere umwenda ndimo kwibuka haramuze. Nyine yarambwiye mu kanya kagiye ku isoko. Ningiye ubivuye gufunga kuri gate. Biri Ntabwo- butego cyane se? None. Okay, reba mwereka. Zana guterera, sibyo? Wegende muri douche urasanga naje kuguterera, okay? Zana. Sure. Nizi ni ikigoro. Zana. Come on. Wegende muri douche. Urava muri douche nasoje. Ngaho genda, sibyo? Okay. Merci. Hanyuma katugarije ibyo navuga hanyuma mbwiza ukuri kandi ntuce ku ruhande. Ubundi byo yagenze bite kugira ngo utanyitaho? Kubangamire sorry sinkubangamire ariko please mbwiza ukuri. Oya kumbangamira ntabwo mbangamiye habe na gatoya, gusa nyine buriya kupanga wo kwitaba naye numvaga bingoye, ntabwo byize binezeza kuko buriya numvaga ko ushobora kuza kwifata nk'agasuzuguro wenda nk'aho ntabyitayeho, kandi mu bintu bya mbere nanga ni ukubona umuntu wenda ashobora kwibaza ko namusuzuguye. Nasaba erega wikigora buriya ndabizi neza Sandrine ashobora kuba gupakira imigabo myinshi ntibyabura. Kuba Sandrine ni inshuti wahoze ari umudamu wanjye Liliane, ni inshuti ye magara, baravuganaga cyane ndetse n'ubu ngubu ndabizi ko bavugana cyane. Ibyo ntacyo bintwaye. Icyo nzi nuko Sandrine nta kintu kimwe kiza yanyifuriza, urumva kuko nyine umva ni inshuti y'umu ex femme wanjye, ariko nyine buriya hari ikintu kimwe cyo kinyobera kiba mu bantu. Muri ni gute umuntu mwatandukanye hatayifuza ko wagira iterambere runakugeraho? Cyane nyine bibaho ariko ntabwo ari kuri bose. Buriya uziye namperetse kubwana n'abana banjye no kuri telefone njye kera cyane. Damien, hari ikintu nashaka tuvugana ariko ndihuta. Hari umurwayi nshaka kujya kureba kwa muganga. Okay, nta kibazo. Ariko wakwihuta rwose ntabwo uri bugende tutareke kuri ya dosiye wa muntu, kuko rwose arakenewe, turamukeneye. Yazanye na CV abona nyango nyibaye muyirebe. Ibyo rwose ni umwana w'inyangamugayo, ni umwana ufite experience mu kudekarara, yadufasha kandi turamukeneye cyane. Nibyo rwose mu byari binzanye nabyo birimo, ko ndabizi ko bikenewe mu kazi kawe, sibyo? Ariko rero
nk'uko nabikubwiye hari ikintu cyari kinzanye numva ntakubwirira kuri telefone ko nkubaha ndagira ngo tubiganireho tuvugane tubiri sibyo iseve rero numva ntabwo nakurirwa njye icyo nyirebaho kuko ndakwizeye ibyo ukora wabanje gushishoza nta kibazo ariko nk'uko nabikubwiye ko hari ikintu ushaka ko tuvuganaho numvaga ibyiseve twaba tubyihoreye ko hari umwana ashaka kuguha ngo mukorane. Mama Tatiana, ntabwo ari ukukubeshya, urambabaje kandi urambabaje ubyumve. Wanzaniye Tatiana ndamwakira kuko ari umwana wawe, ariko ngira ngo urabizi amasoko twahomeye kubera kutamenya akazi. Urabizi amajoro ndara nkura akazi ka Tatiana kubera ko atagashoboye. None ndashaka umukozi mwiza waza akadufasha gukosora ibitagenda, waza akadufasha gukora akazi neza. Ntunarebye CV ye none ngo Damien, ndakwinginze rwose banza unyumve akazi kawe ngaha agaciro, imvune ugira zose ndazizi kandi ndazibona, ariko kandi muri iyi si hari ibintu byinshi umuntu yirengagiza kubw'impamvu cyangwa kugira ngo agire ikintu cyiza akora. Uranyumva? Nirengagije inyungu za business igihe gito, ariko ngaha agaciro ikinyuze umutima wanjye. Uranyumva? Sha nyine wihangane, gusa ntabwo nshaka kuvuga izina ry'umuntu n'umwe kuko nabwiwe byinshi, numvise byinshi, numva binteye umutwe kandi ntabwo numva nshaka ibintu binesha umutwe rwose, sibyo? Nibwo nafashe gahunda yo kutakwitaba, gusa ariko naje kubitekerezaho nsanga atari byo. Ega wenda nakumva ijana ku ijana pe, ndakumva cyane. Ndabizi neza ko abantu benshi cyane baracyafata gutandukana n'uwo mwashakanye kwa divorce nk'ikintu cy'imenge. So ntabwo nabikurenganyiza rero, gusa nyine birengagiza ko nubwo umuntu yaratandukanye n'uwo bashakanye afite uburenganzira bwo gukura no gukundwa, afite uburenganzira bwo kuba mu rukundo, afite uburenganzira bwo kwishimira umuntu. So kuba narakubonye hakwishimira ni ibintu bisanzwe, wenda bizagenda biza buhoro buhoro, ariko cyambere shimira Imana no kubyuze wampaye iyo opportunity ko twavugana n'umunsi twicaranye, wenda bizagenda biza nyuma. Musore kabisa, gusa nawe wakoze kuba wanyumvise. Merci mwanya wa hanyuma wanise ubwiherero hano toilette. Mama Tatiana, juvana amarangamutima mu kazi. Wanzaniye Tatiana ndamwemera bitewe nuko ari umwana wawe, ariko ntabwo nakwemera kuza undi muntu wiboneye ngo aze ntamuzi, ntazi ko ashoboye akazi. Juvana amarangamutima ziri rwose. Nyihanganira igihe gito ndabizi bizagenda neza, nibyanga kandi nzaguha uburenganzira. Ese ubundi umuntu ne Muriya mwana uba mu rugo witwa Thierry, nakushobora kuba utarizi ritagiye. Oya rwose. None se ni gute umuntu ukora imiziki yaje akabasha gukora kano kazi kawe, awuriye na kano kazi kawe? Nyumva ndakwinginze, mfite inshingano kuri uriya mwana. Okay, ni amahitamo yawe, ni n'uburenganzira bwawe, ariko icyo mbona ni ukutubaha akazi nkora, ni ukutanyubaha njyewe ubwanjye, kuko ni kenshi nakubwiye ubushobozi buke bwa Tatiana, ariko kuba ukomeje kuzana umukuru utabanje kungisha inama, gusa enough is enough. Mbabarira ntahe, nzaguha umwanzuro wanjye ejo. Umwanzuro? Yes. Kuko ibyo wavuze byose nabyumvishe, kandi ntacyo nshobora kuba nakongeraho. Ubwo rero ndi kumva twazabiganira ejo.
noneho se kandi ugiye utanakinze da yego mana Tatiana Oui. akira Uhise usoza ako kanya. Wow, uramfashije. sawa Merci. okay. Ni wowe rukundo nari ntegereje uzahora uri ibyishimo byanjye Jani ndagukunda Jani ndagukunda